ariko kugira ngo amakuru umwe uko mwayabonye sinzi kujya kubona yabonye ibyawe yavuze ko azabisubiza ikindi gihe bibaye ngombwa. Biragaragara we ko avuga ko abantu bari babanye neza, abo bari baturanye. Mbese ikintu cy'ikibazo dufite hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu, abanyarwanda babuze umutima w'ubutwari, kuko nk'ubu ngubu byibuza iyo aza kubagaragaza akavuga ati mu ntambara 94 abo baturanyi banjye nashoboye kubegera, dore wenda nk'utwana tubiri nari mfite nashoboye kwiyegereza, nashobora mbese kudukingira ikibaba, wenda bikaba bigaragara ko hari preve igaragaza ko habayeho kwitanga. Impamvu abantu tugira ubujiji bwinshi nuko abantu badafata n'ibitabo ngo babisome. Nk'ubu nk'abanyarwanda bagiye bafata kariya gatabo k'abantu babaye intwari bakakiga bakagasoma, byajya bifasha n'urukiko gacaca n'ufite amakuru akayatanga kugira ngo ibintu bigende bisobanuka neza, ntihabeho kugenda umuntu aca ku ruhande ntavuge amakuru asobanutse, kugira ngo urukiko rugire narwo icyo rufatiraho umwanzuro ushobora gusa nkaho uzabona uburyo ruca imanza. Nicyo kibazo cyahabaye, kubera ko iyo aza kubaho nk'ubutwari, ndumva ko we ntago yahigwaga. Umuntu washoboye kugera muri umuna w'umwajida akaza kumukura mu rugo, hari n'ikindi kintu yagombaga gukora, wenda akavuga ati hari abaturanyi se nta kuntu twabadefanda, kubera ko burya umuntu ni kimwe nk'undi. Nicyo kintu kibazo dufite kugeza ubu ngubu. Iyo abantu baza kumenya ko buri muntu ari kimwe nk'undi, bakumva ko umuntu ava amaraso nkawe, nta n'ibintu by'ubwicanyi biba byarabaye biteye isoni kugeza amagingo aya ngaya. Ariko igihe cyose tuzagenda tugira intwari nkeya, niyo zibaye nkeya zitsinda ibigwari, bitsinda abagome, tuzakomeza tuzuririreho buhoro buhoro, tuzagera ku Rwanda rwo dukeneye kugira muri iki gihugu. Nta wundi ufite ngira ngo ikibazo Nyiramagari yawe gifata umwanya wakajya kwicara, ariko uretse ko namusaba hari andi makuru yagombaga kumubazwaho, ariko baduhaye none hayanditse, ndagira ngo tuzabanze tuyasome tubone kumuhamagara. Ngira ngo buri gihe cyose tujya tuguhamagara nyakubahwa uzajya uzitwitaba. Ntabwo nshobora gusuzuma batoye itegeko ntabwo rero nayisuzuma. Igihe cyose mpamagaye mukambwira ngo Claude yarantelefone, ntabwo nigeze ngira ingimira yo kwitaba. Hariya muri Bibare iyo bampamagaye mba ndiyo buri munsi, ntabwo rero cyewe isuzugura gacaca rwose. Mumenyesha umunsi nzaza. Hari amakuru ari mu nyandiko nk'eshatu, ngira ngo tuzagutumaho. Ntabwo ari byiza nabwo umuntu kupfa kubona amakuru ngo apfa kuyasoma atabanje kuyanyuramo. Nyaboneye aha ngaha ntabwo napfa kuyasomera inteko, ariko ibyo ari byose avuze yuko ari umwe mu batoye gacaca mu nteko, ayubahiriza. Igihe cyose muzamukenera muzajya mumubona. Turakoze Depite Magari, bafata intebe mukicara. Ubwo ngira ngo inama yacu nisaza ingari, turabura nk'iminota 10. Muzi ko twatangiye dukererewe, umwanya wo gutangira saa 9 kandi twihaye intego y'amasaha 2. Turabura nk'iminota 10 kugira ngo dusoze amakuru y'uyu munsi. Niba hari undi muntu ufite amakuru mashya twamuha ijambo. Mbibutsa yuko ubundi kuri porogaramu iyo twari twihaye umunsi byaro kunyura mu makuru yagiye atangwa muri za Mayumba 10. Twari twavuze ko tuzajya dufataho nka kimwe cya kane tugasoma amakuru yagiye atangwa, ayo mwemeje akandikwa neza. Ariko mureba ko twagize nyine n'abashyitsi, mwabonye ko hari abashyitsi ba televiziyo n'imirongo wenda n'abaradiyo, ariko ibyo ari byo byose twagize abashyitsi badasanzwe. Inteko yacu ntabwo yajyaga yiharira umuntu umwe.
none nkaba nasabaga niba hari abandi bafite amakuru bashobora kutugezaho muri iyi minota 10 isigaye bayatugezaho. yewe nitwa Mugabo Serafin. yewe ntanze Imana ho umuhamya ko ibyabaye kuvuga ari ukuri. kuva 1994 ngo bisimye neza. ntanzeho Imana ho umuhamya ko ibyabaye kuvuga ari ukuri. ibyo ngiye kuvuga ko ari ukuri. Intambara 94 itangira nari ntuye hano ruguru ya Total. Nabaga muri iki gipangu cy'umusaza, nari nturanye na Musa na Gakuru na ba Daniel. Intambara igitangira mu ijoro ryo ku itariki 7 mu gitondo kare, barabyutse tukibyuka bati ntihagire umuntu aguma kwari. Bamaze kutubwira gutyo, ubwo twumvaga hepfo hari bita mu Nyakabanda amasasa turagurika, tubana imyotsi iguruka, abantu niko bariho bapfa. Mbabaraho gatoya. Ku itariki 7 nibwo mu Nyakabanda hari hatangiye ubwicanyi, no hakurya yacu hari hatuye doku haruguru tutari gato, ukase ugana kwa musaza entrepreneur nani musaza entrepreneur Munyampama hari umajoro wari watuye, akaba yari afite umugore twakoranaga hano muri stade. Nakoraga muri stade doku, nakoraga ibintu byo planto, mu bintu bya sport. Nari nshinzwe ibintu byo kujyana amakuriye ku iposita. Ubwo nibwo haje yari umuserija, araza adukukumba muri kiriya gipangu twabagamo, aratuzamura ati buri muntu afata utwangushye, murabona ko ibintu bimeze n'abantu bari bapfa, mujye muri stade. Uko twabanaga twose na bari abadaniye ntawe utanzi, baradushoye batujyanye muri stade bayitujyanamo. Bigera mu kwezi kwa 5 nibwo mu ntambara nko mu matariki nka 10 nibwo beje kompora riraza rinkubita hano ku Kigero. Bagiye kujyana nani Roi Faisal, garukira rase nani hano Hotel Amahoro. Ubwo barongeye tugaruka muri stade ko masaso yarashyushye. Icyo gihe ubwo nibwo naje kujya gutya ndakira, maze gukira bahita batujya bati murabona ko ibintu bikomeye, bati abashaka kujya ibyumba tuti ni bandi, tuti turahari. Bagiye nijoro, twaciye uriya muhanda. Murakoze, njyango wakwicara. Hari ikibazo gikomeye cyane mwa bantu mwe muri aha, niyo wasobanura ibingana iki. Amakuru dukeneye ni amakuru agendanye n'ukuntu jenoside yateguwe, abayiteguye, ibyo bakoresheje, ababikoze, ababigizemo uruhare. Ariko umuntu kuvuga ukuntu abantu baje bakamutwara muri stade, bangiza bakamugeza ibyumba, kandi yari hano kuva muri 90, muzi ko ibintu byari bimeze, muzi za bariyeri, imyigaragambyo, ibyabaga mu maradiyo, uko abantu bagiye bishyikirana, uko yagenze, uko imyigaragambyo yagendaga yikurikiye, uko abantu bapfaga hirya no hino, za grenade zaterwaga. Umuntu akavuga yuko we bamuvanye mu nzu bakamugeza muri stade, bugacya bakamujyana ibyumba. Murumva ko hari ikibazo gitwara umwanya, kandi ubundi Gacaca ibereyeho kugira ngo yihutishe imanza, yihutishe ubutabera, yihutishe ukuri kumenyekane, abantu bazagera mu bundi buzima, bagire n'ibindi bakora. Amasaha yo tumara hano
abanyarwanda n'u Rwanda bakaba bakoresha kugira ibindi bintu byubaka iki gihugu, ariko kubera ibintu byabaye muri iki gihugu, buri munyarwanda nibura afite amasaha 2 muri iki gihugu. Ni nk'uko mubona muzi icyaha cyakozwe na icyaha umuntu wese avukana n'iki, icyaha cy'inkomoko ni iki ngiki natwe dufite, icyaha cya jenoside nk'icyaha cy'inkomoko twese tugiramo uruhare, nta muntu kitababaza, ari uwari ukirimo, ari utarakibayemo, ari uwagikoze, ari uwagikorewe, buri muntu wese kimugiraho ingaruka. Igihe rero uje ukavuga ibintu byangiza umwanya w'abantu, nuko nta bihano wenda tubifitiye, ariko ntabwo ari byiza, abantu ntabwo babishimira. Nagira ngo nsoze inama, ariko hari message nenda kubagezaho, nimuyinyemerera, nayisabwe nabo dufatanyije akazi n'abandi bantu twagiye tuganira. Amakuru muzi ko yongeweyo kugeza mu kwezi kwa Karindwi, kandi nanone amakuru agendanye na jenoside ku isi hose agenda aboneka na nyuma y'imyaka 50 agenda aba mashya buri gihe. Abantu bakaba bansabye bati ubwire inteko yuko ku cyumweru hari umupira w'u Rwanda na Nigeria ngira. Abantu benshi ni kwa gatandatu itariki 5 ni ryari? Ni ku cyumweru. Dufatire ku cyumweru. Abantu bavuga bati inama y'agacaca babasaba mwese ko muranga bati inama izabeho ku wa gatandatu kugira ngo dimanche nangwa se ku cyumweru abantu bazajye kureba umupira. Sinzi uko mubibona, ni mu bitwemerera turahindura, twemeranya amasaha mutarataha kugira ngo tuzagire ku wa gatandatu. Abantu bamwe ari abantu bakunda umupira, kandi nabyo tubifitemo uruhare kugira ngo abakinnyi bacu, abakinnyi b'igihugu nangwa se igihugu kigire abantu nibura bagifata mu mugongo. Nangwa se abemeje ku wa gatandatu nimuba benshi turabara, nimwanga bibaye ku cyumweru abantu bose bazaza hano ku cyumweru mu nama. Ni ku wa gatandatu. Abemeje ku wa gatandatu. Bishyire kwa aya masaha. Saa tanu. Murabyemeje mwese nawe.